noneho ubigorigota noneho ahindutse imbabazi abakugezeho amaraso y'uko yaramenetse avumura uwo musozi noneho ubigorigota noneho ubigorigota yahindutse imbabazi abakugezeho amaraso y'ukomeye yaramenetse avumura uwo musozi waruvumye. Haleluya. Reka twakire Pastor Justin ashimira Imana kubw'iki gikorwa turangije. Karibu Uwiteka Mana igira neza, Imana y'ubuntu no kwizerwa, Imana y'inyamaboko. Mana turashima kubw'uyu munsi, Mana turashima kubw'iki gikorwa, ikimana n'isezerano wadusigiye Mana. Uravuga ngo ubwo tuzaterana twahore tukwibuka, Mana ngo twahore twegera uruhimbi rwawe, kuko ikari ikimenyetso cy'amaraso yamenetse igorigota ku bwacu. Yego. Kandi akaba n'umubiri watambwe ku bwacu kugira ngo twongere gucungurwa, kugira ngo ubugingo bwacu bwongerewe ubuzima Mana. Turagushimye kandi Mana tukuzamura icubahiro. Reka turusheho kukumenya, reka turusheho kugutahura, reka turusheho kuzura imbaraga zawe, reka turusheho kuzura umwuka wawe kubw'amaraso wamenye igorigota ku bwacu, kubw'umubiri watambwe ku bwacu Mana. Kandi waravuze ngo nibyo bizadukiza indwara ziri mu mibiri yacu Mana, kuko ari byo byose warangije igorigota ku musaraba. Mana turabigushimye, izina rya Mana nirihabwa icubero. Ganza hagati muri twe, uduhe gukomeza kubitahura no kuzura ubwiza n'imbaraga zawe. Ni mu izina rya Mana tubiseye twizeye. Amen. Uwiteka nyakubahwa ugira neza turagushima. Hallelujah. Tuzamuye icyubahiro cyawe uyu mwanya turi imbere yawe. Turagushimira kuko utugejeje muri uyu mwanya mwiza. Mwami Imana wo kumva icyo wateguriye iteraniro ringana gutya. Iyi miryango yose iteraniye imbere yawe ifite inyota n'inzara byo kumva icyo waduteguriye nyakubahwa. Duciye bugufi cyane, imitima yacu itunganirijwe kwakira ijambo rituruka kuri wowe, kuko twese abateraniye ahangaha tuzi ko umwana w'umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo n'ijambo ryose ivuye mu kanwa kawe Data. Turagushimira kugiye gutunga ubwoko bwawe Mwami. Turazamura icyubahiro cyawe kubw'umugaragu wawe wakuye hariya Mwami Imana muri Afrika kugira ngo aje kuduhesha umugisha hano Manchester. Wadutekerejeho umunsi yahagurukaga ava muri Afrika, tuzi neza ko hari ubutumwa wamuhaye ku bwacu hano Manchester. Mana ndagushimira rero kuko wamuduteguriye ngo igihe nk'iki ngiki buri wese wicaye ahangaha n'abadukurikira online babashe guhabwa umugisha. Dushimye izina ryawe ryera no gukora kwawe gukomeye mu izina rya Kristo Yesu Umwami. Amen, amen. Ndagira ngo mbasabe muhaguruke twakira umukozi w'Imana duha ijambo ry'Imana. Karibu Bishop, Imana ibamugisha. Amen. Mwisharire. Turashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza tugeze muri Zion Temple Manchester. Reka twongere dukomereza amashyi menshi cyane duhaye umwanya. Kambanze ngira ngo mushumba yababwiye si ubwa mbere tugeze hano, ubwa kenshi. Nanjye ndi Zion Temple, nubwo Hope na Zion ni imwe. Umushumba mukuru intumwa Paul Gitwaza ni inshuti yanjye cyane, umugabo w'Imana yubashywe, umugabo w'Imana Imana yahaye ubwami kugira ngo utambagize mu isi.
iyo tumonye nk'igihugu cy'u Rwanda cyangwa n'ahandi handi tuba tubona ko ari umugisha w'igihugu cyacu ndetse n'amahanga. Turamukunda ariko giye by'umwihariko n'itoro nshumbye ndetse n'inshuti yanjye by'umwihariko n'inshuti yanjye ikomeye cyane. Kuba ndaha rero n'umugisha, nkongera nkashimira umushumba mama Martine Imana nk'umugisha kudukingura irembo yo kugira ngo mutwakire ndetse n'abandi bashumba mufatanyije umurimo hano Manchester. Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Reka twakomera amashyi ku bw'akanya bashumba n'ubuyobozi bwose bw'itorero bwaduhaye umwanya kugira ngo duhagarara aha tubashe kuvugira Imana. Babyeyi beza turabakunda, Imana waho umugisha, mufite abashumba beza ariko umuhanga yaravuze ngo iyo ushaka kugira ngo iyo wonye ivoka ukabona ukuntu ivoka ari nziza, urubuto rw'ivoka murarubona. Iyo urebye avoka iyo wayifashe wifuza kureba igiti avoka yavuyeho. Mufite igiti cyiza muva hariwe intumwa Paul Gitwaza, umugabo mwiza twamenyanye mu myaka myinshi ishize, ariko twamoneho umugisha yadusura ku itorero ryacu nk'inshuro zirenga zingahe. Ni inshuti yacu cyane, turamukunda. Iyo tubonye abana be rero natwe turi abana be, aha tuba twumva turi iwacu. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Mbere nza mu Bwongereza iri toro niyo ryamfunguriye umuryango kugira ngo mashe, kuko twari dufite igitanda Manchester, ariko nahereye London, nahereye ku mushumba Feriga Kwaya niwe wanyakiriye. Mpabwiriza nta nubwo yari ahari, atukiriye icyizere kugira ngo umuntu akwakire udaharumva ko bafiteho amakuru, ariko azi ikindi cyumweru nabwirijeyo yari ahari, batwakira neza bituma tugera na hano Manchester. Turashimira Imana kubw'ibyo byose. Ngira ngo umwaka washize nanone nagiye bwa kangahe, nagiye Coventry, naho nawe n'abashumba baho. Ubwo urumva ko ari umugisha kuri Zion, natwe aha ni mu rugo turisanga. Imana ibaduhera umugisha mwinshi. Nitwa Bishop Gakamu Innocent, nyoboye itorero bita Hope Jesus Church nk'uko bababwiye. Ndubatse nyine birumvikana, ndi umugabo ufite abana n'umugore, kandi umugore wanjye nawe ni umushumba n'umurevera pasteur. Umugore wanjye urugo rwacu rukorera Imana, akorera Imana cyane. Umugore w'umunyembaraga, afite impano zose z'Imana. Turuzuzanya rero muri mu murimo n'abandi bashumba dufatanyije. Njya mbwira abantu ngo ngira bike nshoboye n'undi akagira ibindi bike ashoboye, twese rero tukaza kuzuzanya tukubaka ubwami bw'Imana. Nk'uko na hano ariko bimeze, twese turuzuzanya kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Mama Imana iguha umugisha n'abandi bashumba mwese mubarikiwe sana. Hanyuma ntabwo naje jyenyine, mfite inshuti Evangeliste Claude rwose n'umugabo witwa, n'umugabo mwiza cyane, mureka aze tumukomera amashyi menshi cyane. Claude aza basuhuze na Evangeliste Robert, bose baze hano imbere. Ni umuririmbyi ukomeye cyane. Baba Coventry, iyo nageze ino rwose barankunda cyane. Urumva baba ati n'ubu ngira ngo muri iki cyumweru guhera kwa gatanu zamfite igiterane, kwa gatandatu ku cyumweru muri Zion Temple ya Coventry. Urumva ko yewe ndi wanyu muri make mu ko hano ni iwacu. Nibyo mama yavugaga. Reka banze abasuhuze abakozi b'Imana twazanye. Yesu ashimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nitwa Claude Munezero, murabibona ko kunda guseka. Amen. Iyo mbonye uyu murimo nibuka ibihe byinshi cyane. Zion UK igitangira nari mpari hari wa Chantal. Nabonaga urubyiruko rikanyubitsa biriya bihe bya kera. Nabaga icyo gihe twaje kwimuka tujya Coventry, dutangira umurimo Coventry Zion. No, before ko dutangira umurimo Coventry Zion, nara drivingaga imodoka buri wa gatano, nkajya muri rehearsal London, nkagaruka Coventry. Urumva ku cyumweru nkongera gasubira mu materaniro.
nabonye rero abana babyina hano baririmbira Imana barimo kubyuma. I just want to encourage you. Imana dusenga ni Imana ikomeye. Hallelujah. Ni Imana ishoboye, ni Imana ikorera mu bihe, ni Imana ivuga. Nukuri numva sinzi impamvu uyu mwanya ndimo kwencouraging urubyiruko, ariko reka mbwire warubyiruko buri hano, ugishoboye gukorera Imana, korera Imana uje ufite imbaraga. Hallelujah. Rero turabakunda cyane, mama turabukunda cyane. Amen. Turi inshuti kandi bafite ku mutima. Imana ibahe umugisha, murakoze. Hallelujah. Hallelujah. Sorry. Amazina yanjye nitwa Kitatire Robert. Ndi umugabo usekeje kandi ukunda gusetsa. Bampaye amatitire menshi, ariko ubwo ni Imana yabavugiye ngo ndi evangeliste. Gusa nkunda Imana kandi mpamya ntashidikanya ko nayo inkunda. Hallelujah. Mumbabarire, naje hano ntabyiteguye, ntago nari nzi ko ari hano nje. I'm very sorry kuvugisha ukuri. Naje mperekeje Claude kuko ni umupapa nkunda, nubaha, ikintu cyose ambwiye mba nzi ko ari ukuri nkagendayo. Ntago nari nzi ko turi buze hano. To be honest, nari naranze kuza hano ntazanye na madamu ngo tubashimire. Hallelujah. 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 Reka hallelujah ikomeze ari ryo jambo riza mu mutima wawe. Ukomeze wumva ko kamelodi karyohera umutima wawe. Ndabakunda, abanzi n'abatanzi ndabakunda. C'est tout. Pastor, Imana ibahereze umugisha. Ntago mfite ikintu navuga nona, ariko I promise I will say something next time. Mama, Imana ibahe umugisha. Hari benshi nagiye mbona mu bukwe bwanjye, ubu wenda bushobora kuba ari nk'ubwa kabiri tubonanye, ariko nyine hari igihe ibintu bikurenguka buri ibyo uvuga. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka bicare, Imana ibahe umugisha. Urabona ko hari byinshi byo kuvuga, byinshi binejeje. Imana ibahe umugisha. Turashimira n'abandi bakozi b'Imana bakabanyana. Imana ibahe umugisha. Hari benshi cyane mu ntare mareba. Hari umukozi w'Imana uvuye mu Rwanda vuba yitwa Mose. Uraho, Yesu ashimwe. Amen. Yaje ku rusengero, n'umuramyi ukomeye buriya, ajya akora ibiterane byinshi mu Rwanda. Afite izina ryiza cyane, n'umuramyi mumukoreshe mama rwose umukoreshe. Afite impano z'Imana nyinshi. Buriya hari ubwo umuntu aza akicara ariko mutamuzi, ariko buriya afite impano nyinshi, mbega ntimuzamupfushe ubusa. Ntabwo rero bagomba gupfa ubusa. Buriya ntihakagira umuntu uba umushyitsi mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana ntimukaba abashyitsi, mujye mwirekura, mwumve ko muri mukorera Imana. Kuko nasanze muri iyi si hari igihe umuntu amara igihe yakigeramo akavuga ngo Mana nakoze ibi. Igihe kigeze umuntu arataha, agataha arakoreye Imana neza. Icyo nicyo numva nababwira gikomeye mbere ko nigisha. Ndimo ndavuga bafite impano ziba zicaye rimwe na rimwe, abandi bakabindorereza mu nzu y'Imana. Ntibakabikore buriya ni byiza. Si byose byo mukora muhaguruke. Bavuze ibiterane nk'abashumba bavuze, hari ubwo buriya abashumba tuvuga kavuga ngo haguruka, bamwe ntibabyumve, ariko
biba bibareba nk'abakozi b'Imana bagiye kwakira uriya mugabo Reverend Antoine Rutayisire, inshuti yanjye, umugabo mwiza cyane ku bijyanye n'imiryango, kandi ko ku isi mu kintu cya mbere isi ifite iki kibazo ni ikibazo cy'umuryango. Niba mugije umugisha rero mukabona nk'umugabo w'Imana nk'uri yaje mumubyaza umusaruro, ntago azaba aje gutembera, azaba afite byinshi aje kubaka, kuko mumwitegura mugatumira buri wese akabigira ibye, urubyiruko azabona urubyiruko rugahaguruka, ni ikintu cyiza cyane, kandi mukanabisengera, nyine murabisengera, ariko ibyo abashumba bavugaga mukabishyiramo imbaraga nyinshi cyane. Umugabo mwiza, buriya hari abagabo beza mu Rwanda tuba tuzi bafite ubutumwa bwiza bw'ubwami, babandi nyine baba bavuga ubwa butumwa bw'ukuri. Imana ishimwe cyane. Turashimira Imana rero kubw'uyu mwanya twageze hano kwa gatanu, ejo twirwa mu murimo w'Imana hano, wagenze neza. Urumva turashimira Imana ko Imana yazanye natwe kandi byose bikaba byarakoretse neza. Ntabwo nza kuza gutinda, reka ninjire mu ijambo. Twabasuhuzaga basaza b'itorero, abashumba, rwose Imana ibaha umugisha. Haleluya. Mufite teme nziza iri mu gitabo cyo kuva ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku 10. Haravuga ngo Uwiteka arambwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'uburetwa, batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abaferize, n'Abahivi, n'Abanyebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisiraheli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Ibice 2 umurongo wa 23 na 5 naho katwagaruke nkima gato. Hashize iminsi Abisiraheli banihishwa, hashize iminsi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli banihishwa n'uburetwa bakoreshwaga, barataka gutaka batakishwa n'uburetwa, kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano yasezeranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli, imenya uko bameze. Amen. Twakira ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo meza Imana iduhaye, ihaye itorero. Buriya ijambo ry'Imana ntabwo rijya risaza. Imana igitanga ijambo mu gihe gikwiriye cyangwa se mu myaka runaka rikamanuka rifite umuntu ataka ari uko ababaye, afite ibituma ataka. Ubu bwoko bari bafite, niba ari ikintu kibi mu buzima, ni imirimo ikoreshwa kanyita gahato, imirimo y'agahato. Imirimo y'agahato iravuna, ni imirimo umuntu akoresha adashaka, ukayikora kubera itegeko cyangwa se kubura ukugira, ukayikoreshwa ukagezaho ikuremerera irenga ubushobozi bwawe, ukavanga ariko birutwa naho napfa. Yesu ashimwe cyane. Ubu bwoko rero nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, bari muri Egiputa bamaze imyaka myinshi cyane. Imyaka bari bamazemo, ubu bwoko bujya muri icyo gihugu, ngira ngo bagiye igihe cya Yosefu,
niho bagiyeyo, ariko haturutse impamvu yari iturutse kuri Aburahamu. Aburahamu byagenze bite? Aburahamu yigeze buri umunanira, abashumba mujye mubegera cyangwa mube hafi, abashumba bakristo mujye muba hafi. Abashumba nibavuga mubegere, arubwo bajya bagira intege nke bitewe cyangwa bakagira n'ibintu byinshi bakananirwa. Uyu mugabo bita Aburahamu yaje kunanirwa, asinzirira ku gicaniro. Amaze gusinzira ku gicaniro, Imana ije isanga yasinziriye ku gicaniro. Imana ishimwe cyane. Imana kuko nta kundi yabwira ngo ntabwo ntacyo nagira, ariko ngiye guhana urubyaro rwawe, ruzahura n'igihano ngiye gutanga. Nzabamarisha imyaka 400 mu gihugu cy'amahanga cya Egiputa. Tekereza, umva ko kantu, umva imirimo y'Imana. Akantu gato gatuma bamara imyaka 400 bari muri pinisiyo cyangwa se bari ku biboko bari ku biboko. Kubera iki? Akantu ko kuba batabaye maso, cyangwa se umutambyi yananiwe yabuza abamufata amaboko, bigatuma ubundi bwoko ibijana n'ibijana abantu bababara kubw'akantu kamwe kabaye. Uwo mugabo ajya Egiputa, bambe Imana irashesheka igihe kigeze, icisha, ntabwo yashishe mu mwana we wa mbere cyangwa kabiri, yageze ku mwuzukuru we yitwa Yosefu. Igihe Imana yamwoherezaga bitewe na bene se bamuguza ajya muri Egiputa, amateka sinza kwejyamo cyane, ajyayo nuko babayemo. Ijambo rirambwira mu myaka babayemo, hari umwami yaje kubakunda, akunda abanyayisiraheli bitewe n'umugambi wari kuri Yosefu. Imana irabakunda, imaze kubakunda baraza kubera ubusuhuke n'inzara yari yarateye, bimukirayo babayo, baratona kubera Yosefu. Hari icyo Imana yaravuze kuri Yosefu. Yosefu aratoneshwa, abo wa kabiri ku mwami Farawo, bituma bene wabo bahororokera, bahabonera umugisha. Hanyuma kubera ibihe bijya biba bisimburana, uyu munsi bishobora kuba ari byiza, ariko ejo ibintu bigahinduka. Haleluya. Muri ibyo bihe rero cya Yosefu, igihe kirangiye cy'Imana yaramutegereje Yosefu, birumvikana ko yaje no gupfira muri Egiputa. Ariko Uwiteka we Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ngo hima undi mwami wundi atari wa wundi Farawo, ngo uwo mwami aza ari umwami mubi. Niko ijambo rimbwira. Uwo mwami aza atoteza abande, atoteza ubwo bwoko, kuko ngo babonaga ari ubwoko bwagutse kandi bufite ubwenge bwinshi, bafite n'umugisha kuruta abanyagiputa. Baravuga ngo niki twakora kugira ngo ubu bwoko tubarangize, tugenda tugira gute? Urumva jenoside ko yatangiye kera mu abantu b'Imana yatangiye kera, ntabwo yatangiye, ubugome bwatangiye kera. Noneho bacura umugambi mwibanga ukomeye, umugambi mwibanga bacuze. Baravuga ngo nimureke tujye dufata abana b'abahungu bavutse, tubishe bagize gute? Bakivuka banyina. Noneho bohereza abakobwa bababyaza, ngo mujye mujyana niba mugiye kubabyaza, mufate abana mu bice barimo bavuka, cyane cyane b'abahungu mu bice ntibakagaragara, babishe mwibanga rwihishwa, bavuga ko bapfuye bazira kubyara. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko ijambo rirambwira ngo umugambi w'Imana nta kintu cyahagarara imbere y'umugambi w'Imana. Reka mbabwire barokore, umugambi w'Imana urakuruta, umugambi w'Imana urashoboye, umugambi w'Imana nta muntu yahagarara. Naho ikuzimu hazukuka, naho abadayimoni bazukuka, naho na Satani n'ibyana bya Satani byaza, nta kintu cyahagarara imbere y'umugambi w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo rirambwira ngo abo bakobwa ngo baboneraho umugisha, baravuga ngo ibashyiraho igikundiro, ngo ubwami, baravuga ngo niki kirimo ko ibyo twategetse ko bidakunda niki? Ba bakobwa bati baravuga ngo erega ubu bwoko ni ubwoko bukomeye,
ababyeyi iyo bagiye kubyara dusanga bamaze kubyara abana bavutse byaratuyobeye, bivuga ngo biva mu rwihisho noneho babishyira iki mu bikorwa. baravuga ngo noneho mureke twice iki, twice abana b'abahungu noneho bafite imyaka, tubice dutangire haba itegeko. ndagira mwumva ahantu Mose yaje kugira gute, yaje gukirira. noneho ijambo rirambwira ngo abana banganaga na Mose, ababyeyi bafite imitima yoroshye bayicaga abana babo, niho nyina wa Mose n'ababyeyi be ngo baboha akato bagata mu rufunzo. Imana rero mwumve ahantu umucunguzi w'ubwo bwoko yaje kuva. Haleluya. rero mwumve ahantu umucunguzi yaje kuva. Haleluya. Imana ishimwe cyane. bivuga ngo Imana yari mitegura, nubwo umwanzi yateguraga, Imana nayo yateguraga gahunda zayo. umwanzi ajya ategura, Imana nayo irimo itegura gahunda zayo ku bwoko bwayo kugira ngo ibamanure umucunguzi. ubu bwoko rero ijambo rirambwira ngo bababazwa n'imirimo babakoreraga mu ijambo twasomye. Imana ishimwe. bivuga ngo Mose yari amaze gukura, akura cyangwa se akirate. nibyo ngiye kugira ngo mbabwire ukuntu Mose Imana yamutegura kugira ngo azaze gukiza abantu bari bamaze muri ya myaka 400 bataka. Imana ifata Mose, imaze gufata Mose iravuga ngo uyu mugabo reka mukirishe wamuhigaga. bashumba tekereza, amaboko yaguhigaga niho Imana imanuye kugira ngo ihagukirishirize. ifata umukobwa w'umwami Farawo, ako naratangaye, ngo aramanuka aravuga ngo uyu munsi ndambiwe amazi yo mu nzu. ndambiwe amazi yo muri pisine zo mu nzu. Jewe ndashaka kugira ngo njye mu bifunzo ndebe yandi yo mu bishanga nanjye nyoge, ndebe uko byagenda. ariko ikintu n'igitangaza ni ukuri kw'Imana. ariko Imana ifite ishaka gutabara. hari ubwo Imana igikereye impamvu kugira ngo igutabare, igukize umunaniro, igukize agahinda, igukize gutaka, igukize amarira, igukize uburetwa. Imana igapanga impamvu zayo kugira ngo igukure ahantu uri muririra. Imana ihabwe icyubahiro. ndagira ngo mbabwire, Imana yumvise gutaka kwanyu. Imana yumvise gutaka kwanyu. Imana ishimwe. ngo aramanuka ngo ageze ku gishanga cy'amazi mu rufunzo. uriya abami rero n'abantu bakomeye cyane. aratangira akagenda akareba byose ni ibye, ibishanga ni ibye, inzuzi ni ize. ngo arebye ngo abona akantu kaboshye neza. aravuga ngo harimo iki. yohereje abagaragu nyine, mugende muvogere mu mazi, mugende mu ndebere kariya kantu mukanzane ndebe ikirimo. naratangaye. rero mwumva imbaraga z'Imana ukuntu zirenze imitekerereze y'abantu. uriya mwana ntabwo yishwe n'amazi. umwana w'amezi 3 aba afite ibintu byinshi byakamwishe. imbeho yamwishe, inzara yamwishe, umusonga wamwishe. ahantu yari ari ntabwo yagombaga gukira. n'ubundi ni nko kuvuga ngo reka tumute hariya, aho kugira ngo twice umwana wacu tumushyiraho icyuma, reka tumute hari bizamwishe. Imana ihabwe icyubahiro. umukobwa wa Farawo aragenda, baramumuzana ngo basanga ngo ni umuheburayo. nta nubwo byihishe. umva feva y'Imana. ng'Imana iramukunda, ikunda Mose. ngo amurebye ngaravuga ngo uyu mwana uyu munsi abaye umwana wanjye. ngo amukunda nk'umwana we. uwo mwanya ahita atanga ngo uyu ni umwana wanjye, azaba umwana wanjye. Imana ihabwe icyubahiro. arangije igitangaza yakoze, aravuga ngo ninde muntu yajya kumurerera ibwami. ndagira ngo mwumve imikorere y'Imana, ukuntu Imana igitegura gahunda zayo. mushiki wa Mose aravuga ngo ngarahuta ngo azana nyina w'umwana umubyara. amaze kumuzana aravuga ngo nguyu uzarerwa umwana akamurera neza. ukuntu Imana itegura umuteguro w'Imana. Haleluya. arangije ngo aramufata, bajya ibwami. wa mubyeyi atangira imirimo y'agahato, nawe atangira kuyiruhuka, atangira kuyiga ibwami. nyina wa Mose
Mose ajya kubwirwa na nyina amateka, akura nubwo ari kwa Farawo, ahakura azi ko atari umwana wa Farawo, ahubwo ahakura azi ko ari umuntu yacitse ku icumu ari kuwiteka nyir'ingabo. Hari umugambi w'Imana agiye gukurira hariya, agiye kuba hariya, nubwo agiye kuba ibwami, ariko hari abangananaga nawe bapfuye. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Ijambo rirambwira ngo akurira ibwami. Amaze gukurira ibwami, Imana ishimwe, hari ibyabaye byinshi. Ijambo rirambwira ngo Farawo ngo yamuteguraga nk'uzamusimbura. Nayo muri iyo favor Imana yahaye uwo mugabo, yamuteguraga nk'uzamusimbura. Imana ishimwe. Arangije Imana nayo iravuga ngo nubwo urimo umuranka uzagusimbura, nanjye ndimo ndamutegura nk'umucunguzi uzakura ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa. Nayo nkubwire, Imana irimo irategura umucunguzi ku buzima bwawe. Imana ikuzaniye umucunguzi kubera Imana yumvise gutaka kwawe, ndetse n'ibikunihisha, n'ibikubabaje, n'ibiguteye ubwoba. Hari umucunguzi uri bugufi bwawe. Haleluya. Ijambo rirambwira Imana igiteza impamvu. Nawe uteke umugabo arize, abaye dogiteri, arakomeye. Imana iramubwira ngo rero ngo icyo nakuzaniye hano kugira ngo wige iby'ibwami, numara kubirangiza muri icya kabiri ngiye gukora, ugende usubire nawe ugiye mu butayu. Ariko ndatangaye, ugiye mu butayu, ugiye guhangayikishwa n'ubwoko bwanjye bumaze iriya myaka, urebe ukuntu wabuhakura. Reka mbabwire barokore ikintu nagoye, barokore cyane, mujye mukunda abashumba. Abashumba baravunika, abashumba baravunika. Mpamvu bavunika, biragoye. Buri ikintu nabonye gikomeye, kubwira, gukangura umuntu wisinzirije. Umuntu wisinzirije, umuntu wisinzirije muramuzi? Umuntu wisinzirije aragora kumukangura. Nicyo nabonye kigoye. Gukangura umuntu wisinzirije aravunana, aravunana. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga kugira ngo ukura abantu batazi icyo gihugu, bishwe n'inzara, babona mwari mu buzima bumwe, ubabwira ngo nimuve aha ngaha muze tujye mu gihugu Imana itubwiye, badafite icyerekezo, badafite akantu, badafite imvugo y'Imana. Icyo bita guhaba, muzi guhaba, barahabye. Barabaye mu buzima, baremeye ubutayu ubuzima bwabo. Hari abantu baba mu butayu kavuga ngo jewe amahitamo yanjye nuko Imana yandemye, sinshobora kurengaho. Hari abantu baba muri ubwo buzima bashumba, jewe nuko jewe nyine nibyo Imana yandemeye nta kurengaho. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire ngo ntabwo ari Imana yakuremeye. Imana yakuremeye ibyiza, Imana yakuremeye kunezerwa, Imana yakuremeye ibyishimo, Imana yakuremeye kuko uri umwami n'umutware. Imana ishimwe. Haleluya. Yo ubwo bwoko rero, kugira ngo babone umuntu azabwira ngo muzajya muri cya gihugu cy'amata n'ubuki Imana yavuze, byari ibintu biruhishe, byari ibintu bigoye. Uriya nasanze ikindi cya kabiri kigoye, imyumvire kugira ngo ubwire abantu ni ikintu gikomeye. Ariko nta wundi muntu ujya ushobora abantu, ni Imana. Imana ijya ihindisha igiti gisa ubutaka bukemera. Imana igikora umukwabu abantu bakumva. Imana ijya ivugiriza abantu bakitaba. Imana ivugirize mu byanyu, ibintu byose bigira amatwi bibumvire. Imana yumve gutaka kwanyu. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo ubu bwoko burataka, ngo barataka. Noneho impamvu batatse noneho bakumvwa ni iyihe? Nuko igihe cy'Imana cyari kigeze. Imana yari yamaze kuronka umucunguzi uzizohereza. Haleluya. Imana yari mu kazi. Ndayambabwira ngo Imana iri mu kazi n'ubu. Imana iri mu kazi barokore. Imana iri mu kazi.
iyo imana iri mu kazi iba ifite ibintu irimo ikora mu ibanga ikabishyira ku mugaragaro, ariko mu ibanga imana irimo ikora. Igihe ikiza ikora biriya, imana yari mu kazi, abantu bakaza kubona ibintu inyuma, ariko imana iri mu kazi. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ryatwiye ngo barataka, igice cya 23, ngo imana yumva gutaka kwabo, ngo yibuka isezerano. Imana yahaye amasezerano. Ngo imana igira gute? Ngo yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ngo imana iramanuka ngo irebe uko bameze. Uyu munsi imana irebe uko mumeze mu izina rya Yesu. Imana yumve gutaka kwanyu. Imana buri wese imanuke irebe ibikunihisha, ibigutakisha, ibikubabaje, ibyo utekereza amanywa na nijoro, ibyo ubwiye imana igihe kirekire, bya bindi wabwiye imana n'ibyo imana yakubwiye. Uyu munsi imana imanuka ijye kuri teri iwawe mu nzu, guhera no muri cace. Imana imanuke, kuko ireba no mu mutima. Ireba no mu mutima. Imana igira umutima mushumba. Buriya hari ubwo dusenga nkanga hano mu cace, tubikora basanga umuntu abati mama mushumba nawe ntamenye ibyawe. Hari utuntu twacu natwe tuba dufite, kumva nta muntu watubwira kaka umwihariko wawe, abati ndamubwira n'uri ntacyo agakoraho, reka ndwane n'uyu musozi, ariko nibura imana ize kuze ituritse uwo musozi. Bari abantu bari bafite agahinda bashumba, ibyago bibi bari bafite, n'ubuzima bari babayemo bo baremereye. Uyu munsi iyo tuvuga ubutayu ni wa musozi, kandi iyo tuvuga umusozi ntabwo tuvuga umusozi runaka w'ubutaka, ni ikintu runaka wiyiziho ubwawe, uzengurutse igihe kinini, wicariye igihe kinini, kiri mu bwiru, kiri mu ibanga. Ariko nagira ngo mbabwire, imana yumvise gutaka kwanyu. Imana yumvise kugira gute? Gutaka kwanyu. Haleluya. Umva igitangaza, imana yagibwiye Mose ati, Mose, impamvu naguhishe cya gihe ntupfe, icyatumye ubaho, icyatumye nkwigisha nkakujyana ibwami, icyatumye nkora ibi ngibi, ni ukugira ngo igihe nk'iki ube umucunguzi w'ubwoko bwanyu. None numvise gutaka kwabo n'umuniho wabo n'uburetwa batakishwa, none genda umbwirire Farawo, umubwire ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, none rekura ubwoko bwanjye bujye kunkorera mu gihugu cy'amasezerano. Ayo ni amagambo aremereye kandi akomeye. Farawo, Mose arareba azana impamvu. Hari ubwo tujya tureba impamvu mu murimo w'Imana. Impamvu, murabona nkanjye sinzi kuvuga. Abakozi Imana benshi babayeho, ba Yesaya muri ibice 6 Imana ibatuma, aravuga ngo ndi umunyaminwa wanduye. Iyo ni impamvu Imana yari imwohereje, abanza azana impamvu, abanza yireba, haravuga ngo se nkanjye umunyaminwa yanduye, navuga iki nabikira, kandi nkaba ntuye hagati y'ubwoko bugize gute, ubwoko bubi bwanduye, nababwira iki nanjye ntacyo mbarushije. Ndagira nkubwire, iyo Imana iguhamagaye iguha ibikoresho, iyo Imana iguhamagaye iguha ingabo zigushyigikira, iyo Imana iguhamagaye isapotinga ubwami bwayo, iyo Imana iguhamagaye ikintu ikubwira ngo iravuga ngo ntutinye, ni jyewe nyiri umurimo. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi Imana ikomeza uwo yagize gute, uwo yahamagaye. Ntabwo ikomeza abakome, ikomeza uwo yahamagaye. Imana ishimwe. Yongera ibwira Yeremiya nawe azana impamvu, ati ndi umwana mutoya. Iramubwira ngo kuba umwana ntabwo ari impamvu, ahubwo jyewe Uwiteka ndashoboye. Ndagira ngo nkubwire, nta mpamvu n'imwe yatuma udakorera Imana, kubera Imana yacu, Imana ishaka abayikorera bashize amanga kugira ngo batinyuke. Mose azana impamvu, aravuga ngo ndabegeya, ntabwo nzi kuvuga. Umva impamvu yazanye, ngo ntabwo azi kuvuga, ngo ntabwo navuga iki gihe ko no kuvuga buri muntu ataba yabyangoye.
ntawe utekereza. Imana ishimwe cyane. Imana iramwitegera ntatoya. Baganira umwanya munatoya. Mose yagerageje Imana. Burana ni we muntu yatinze kumva yari afite inyuma umutwe ukomeye cyane kubera amashuri. N'ibwami yari yishayemo kwa Farawo. Arangije Imana imaze kumwemeza kanihute, aravuga ngo ndemeye. Ariko aravuga ngo kuko wambera beje, reka nk'umuvugizi. Imana igitanga umuvugizi. Nk'umuvugizi mwene sonyu bita Aroni azakubera umuvugizi, ariko nzaba Imana imbere ya Aroni. Umva imbaraga z'Imana none. Ibyo uzaza azaza avuga, wowe uzaza uba Imana kuri Aroni. Ijambo irambwira ku gice cya 7 umurongo wa 8 mu gitabo cyo Kuva. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngimana iramubwira ngo dore fati iyo nkoni ya Aroni afite, uyikubite hasi. Imana ngayikubise hasi ngihinduka inzoka. Ngimaze guhinduka inzoka naratangaye. Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo iyo niyo nkoni nguhaye, ubwo nibwo bubasha nguhaye. Iyo nkoni izambutsa ubwoko bwanjye. Icyaka iyo nkoni icyo uzaza uyikoresha kizaza cyemera cyumve. Ivuga ngo ubutware nguhaye nta kintu na kimwe butazakora. Binjira kwa Farawo. Bahageze Farawo abahungu yareze, tekereza nk'abana wareze mu nzu. Mama pastor. Umwana aka kana ejo sisiko nagiraga. Ejo kakata. Ariko naratangaye. Ngahageze na confidence z'ubumana, afata ya nkona itazi hinduka inzoka. Farawo atareka akakana nako. Ibi se nibitangaza. Umva. Ngaranye ahamagara abapfumu. Ahamagara iki? Abapfumu ba Egiputa bose. Ahamagara abakonikoni ba Egiputa bose. Ahamagara aywe amoko yose n'abanyabwenge. Ngo urese ngagafata gakoniki kose agata hasi kagahinduka inzoka. None igihugu cyose gikoze ibitangaza. N'igihugu cyose gikoze ibitangaza. Bivuze ngo bibaye iki? Ahitabwira Mose ngo fata inkoni yawe. Ako kanya nganye ngo igira gute? Imira twadukoni twose, twatuyoka twose. Ko naratanga. Bora niba mu bantu bari bafite umutima ukomeye. Nubona umuntu utumva, ufite umutima uyo banga ufite umutima ukomeye nk'uwa Farawo. Umutima ukomeye ni umutima mana buri umuntu ugira umutima ukomeye. Utumvira Imana. Nasanze reka mabwiza kuri abantu Imana. Nasanze umuntu utumvira Imana ntatandukanye n'umurozi. Barawa yavuga ngo abantu ariko bura n'umuntu utumvira n'umurozi. Buriya kubera gutegeko kwa 28 havuga ngo niwumvira uzabona, nutumvira uzabona ibi. Muzasoma icyo gihe. Buriya kumvira ni ikintu kirenze. Buriya umuntu yumvira. Buranya nkunda igihugu cyacu. Ejo wundi basohora statisha y'igisirikare cy'u Rwanda. Bavuze ubuye inzego zigomba gukurikirana. ngo mujye mugira ngo buri rwego rujye rwumvira undi. Guhera ko hasi kuzamuka yumvire. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ikintu cyose kigira amahame. Ikintu cyose umuntu utumvira umuyobora. Umuntu utumvira uri hejuru. Ari we inshuti yanjye naho wasenga umuruka manuka. Utora iryo tegeko uri nyuma y'ubwami bw'Imana. Iyo ni principe y'ubwami, niko ubwami bwubatse. Nibisi ibi hagaciro waba wabirenzeho ugahanwa nuko byubatse. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Samukiro cy'Imana, torero y'Imana. Haleluya. Ariko turafashwa numva nanezerewe. Imana ishimwe. Yo ngo arangije umva igitangaza. Farawo aravuga ngo ibi ntacyo bintwaye. Ariko ngo abonye ibyo bibaye ngo umutima uranangira. Aravuga ngo nubwo nangiye ibintu bishobora kuba ari ukuri cyangwa atari ukuri, kuko natwe turabikora. Imana ishimwe. Reka mbabwire, Imana itangira kuvuga mwese ngo Mose we ngiye kugukoresha ibintu bikomeye, ngiye gukoresha ibitangaza bizemeza uyu mugabo. Reka barokore dukeneye ibitangaza biri mu ijambo ry'Imana.
dukeneye ibitangaza biri mu kuri k'ubwami bw'Imana. Dukeneye ibitangaza kugira ngo Imana ikorane n'abayemera n'abayikorera n'abayumvira, kugira ngo Imana idukize igisuzuguro cy'abanyagiputa. Haleluya. Ndashaka kuvuga ibitangaza biri kugira ngo nze kwihuta dusenge. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu mugabo mu bitangaza bigera ku 10, ibitangaza bigera ku 10, kugira ngo Imana yemeze Farawo arekure ubwo bwoko bw'Imana, byari bigoye. Igitangaza cya mbere ntabwo yacyakiriye, yumvise ko nawe afite ubushobozi bwo kugira gute kubikora, bivuga ngo nanjye ibyo ndabikora. Imana iramubwira ngo rambura ukuboko manura urubura. Urubura murabona rukwira igihugu cyose cyuzura urubura. Farawo abibonesha amaso, arabanga ibyo nabyo birasanzwe. Yumva ko ari ibisanzwe. Igitangaza cya kabiri, arategeka inda zikwira igihugu cyose, umukungu wose ukwira inda. Nawe utekereza igihugu cyose cyuzuye inda. Igitangaza kindi, arekura inzuzi zuzura amaraso. Ariko Amana we, ariko Imana yakoresheje uriya mugabo ibitangaza, ariko umutima wa Farawo ukomeza kugira gute? Kwinangira. Kugira gute? Ariko Imana yo yari mu murimo. Imana yo yari mu kazi. Ndayiromba mbabwira ngo Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Ibyo byose ubona utari musingira suko Imana yananiwe, ahubwo Imana iri mu kazi, kandi Imana irimo irakora, irimo irategura, irimo irashinzira, irimo irubaka, irimo iragutegurira ibizima. Haleluya. Igitangaza cya 5, ndihuta, Imana ishimwe, cyari igitangaza ku buryo Farawo yagomba kuvuga ngo noneho kagungu zikwira igihugu cyose, icyitwa icyatsi cyose kivaho. Niba igihugu kigiye muri crise economique, hayuza kwera kutumvira, uzayobora abantu bameze gute? Icyo kideje kibaye ikibazo gikomeye cyane, ariko nabyanga kumvira. Igitangaza cya 9 niho ngira ngo dusome. Aho niho Imana Farawo yadohotse, bangu uyu munsi Farawo aradohotse ku byanjye. Uyu munsi Imana igiye guca intege Farawo, igiye kumugucira intege imbere yawe, ubibonesha amaso, kubera Imana yumvise gutaka kwawe. Hari ibimenyetso ugiye kureba ko hari ibyo Imana yatangiye gukora, usengeye igihe, uhamagaye Imana igihe, hari ibimenyetso ugiye kureba ko Imana iri mu murimo, kandi hari ikigiye gukora mu buzima bwawe. Hari ibyo ugiye kureba. Ndafasha. Igice cyaho, Imana ishimwe, igice cya 12 umurongo wa 29, numva nicyo gitangaza. Igitangaza cya 9 mu igice cya 10 umurongo wa 24, numva ukuntu havuga. Farawo ahamagara Mose aramubwira ati, Imana ishimwe, ni ukuvuga ngo wisome umurongo wa 21 niho tubona icyo gitangaza cy'umwijima. Uriya mwijima wanteye ubungira ngo ntabwo urabaho. Umva ngo Uwiteka abwira Mose ati, tunga ukuboko kwawe hejuru mu ijuru, ucure mu gihugu cya Egiputa umwijima umeze nk'igikomwaho. Mose atunga ukuboko mu ijuru, umwijima w'icuraburindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose, umara iminsi 3, ntihagira urebana cyangwa wahaguruka akava aho ari. Bimara iminsi 3, ariko mu mazu y'Abanyayisiraheli bose
haragaragaraga. Ariko amana Imana isho umva fenomene y'Imana. Tekereza abantu baturanye mu nzu, inzu ziregeranye, ubutaka buregeranye, bahinga hamwe, bororera hamwe haba umucyo, ahandi haba umwijima. Reka hajya ayo matwi n'uwo mutima bimeze biti. Imana ishimwe. Hajya ubwo Imana ntibatangiye gucogoza umuntu. Reka nkubwire, Imana igiye kugucogoreza bya bindi wabona ko byananiranye. Imana igiye kubicogoreza imbere yawe, kubera Imana yumvise gutaka kwawe, kubera Imana yumvise amarira yawe, kubera Imana yumvise uburetwa abanyagiputa bakoresha, kubera Imana yumvise agahato. Hari ibintu Imana igiye kugira gute gucogoreza imbere yawe. Ngarangije umurongo wa 24. Farao ahamagara Mose. Ayo umva none ukuntu yakanga ngo ahamagara Mose, aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka. Ariko Mana we nimugende mugira gute mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu abe ari byo musiga. Papa nawe nyumvira, ibyo waruhiye mu myaka yawe ngo byose ngo bisigare, none so waba ujya gukora iki? ngo ari byo byonyine bisigara, abana banyu bato mubajyane. Bivanga abakuru nabo bafite amaboko, rwa rubyiruko ngo nabyo rusigare. Imana ishi. Umva Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutambira n'ibyo twotsa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo, n'amatungo yacu tuzajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Imana ishimwe. Mose ni nko kumubwira ngo ibyo uvuze ngo dusiga ibi n'inzara z'ibinono n'amasafuriya n'amagi. Imana ishimwe cyane. Ikintu cyose cyitwa icyacu tuzagitwara. Bivuga ngo Mose atangira kubona ko Imana iri mu ruhande rwe, atangira gushira ubwoba, atangira kubona bya bindi Imana yamubwira ngo atangira kubona ko Imana iri mu murimo yatangiye gukorana nawe, kubera ibyo arimo akora byose Imana iramushyigikira. Reka mbabwire, Imana yumvise gutaka kwanyu. Ikimenyetso nuko ibyo mugiye kujya mukora Imana igiye kujibashigikira, kubera hari ibyo Imana irambiwe nkuko mwabirambiwe, kugira ngo Imana igira gute, Imana ibagirire neza, ibakize amaboko yande ya Farao, ibakize amaboko ya Farao. Haleluya. Gutaka bashumba, gutaka. Nasanze gutaka ari ikintu ki gutaka udafite utakira. Nabonye ari byo byago bibaho. Dufite za experience z'ibintu byinshi twavuga. Ugataka udafite umuntu ubwira, kararurira, kajya mu mashuka Mariya kuzura amashuka, kavanga ariko nzava muri ubuzima ryari, nzava muri situation ryari. Ibintu bikanga, ibintu bikabana, ibintu kabyegeranya ntibikunde, kajya mu mibare ntibikunde, kwegera umuntu ujye agasanga warimo arataka kukurusha, ukegera wenda ugasanga umuntu arimo aguca intege kandi wenda ariko reka mbabwire akaguca intege kandi rero akwiye gufata amaboko. Ariko reka mbabwire torero ry'Imana, dufite umucunguzi, dufite umucunguzi tubwira, dufite umucunguzi utandukanye n'abantu, dufite umucunguzi utareba nk'abantu, dufite umucunguzi iyo yumvise ijwi ry'umwana we aravuga ngo ndi hamwe nawe, kandi nzakwigirira neza, kandi nzakurwanirira, kandi nzakubera Imana. Yo ubu bwoko bwaratatse, ariko Imana ishaka umuntu. Reka mbabwire,
ntabwo dukeneye abantu benshi, dukeneye umuntu ufite umutima w'Imana kugira ngo yumvire Imana, akora icyo Imana yamuremeye, kandi uwo nguwo ari hafi yawe kubera Imana yaramuteguye kugira ngo agukonegite n'ibyawe Imana yagambiriye kugushyiramo. Niwakiriye konegisiyo y'ubumana kugira ngo Imana yuzuze amasezerano yawe, Imana yuzuze umwuzuro wawe, Imana yuzuze bya bindi bitakundaga, bya bindi bitemeraga, kubera Imana yumvise gutaka kwawe. Mose ashira ubwoba kuko Imana yari imaze kumwubaka. Imana irimo irubaka abantu hano mu ibanga. Imana irimo irubaka imitima. Imana irimo irubaka imitima. Imana irimo irubaka imitima. Iyo Imana ishaka kugira ngo igushyire ahagaragara, irabanza ikakubaka, ikagukiza ibikomere, ikagukiza inzara, ikagukiza agahinda, ayiweda, ikagukiza ubwoba, ikagukiza amajwi. Hari n'amajwi abantu bumva. Buriya yo wahabye cyane, sida wikanga n'amajwi wumvishe cya gihe ukiri mu butayu. Umuntu yavuga batarakora buriya nijya avuga kandi atari wavuga ndugu yangu. Kubera iki? Warahabi. Wagize urusaku rwinshi. Imana ishi. Abantu bagize urusaku. Ariko ibanga y'ubumana, Imana ibiri mu kazi. Kandi reka nkubwire, aho wakomerekeye, njyambwira abantu mu Rwanda, ahantu wasebeye, ahantu wavugiwe, ahantu wambariye ubusa, aho niho ujya uhatinda kugira ngo Imana ihagukuriye igisuzuguriro. Ngubu bumana. Ayiwe, babandi bari bakuzi, babandi bavuze ibyo bashaka. Imana ihagutabarire, Imana ihakubakire, Imana ihaguhera ijambo, Imana ihaguhera amahoro, Imana uhashingirire, uhabyarire, uhabonera umugisha. Abantu bavuga ngo ni Imana tubonye, ni Imana ibikoze, ntabwo ari imbaraga z'abantu. Ni Imana ikoze ibyo, ntabwo ari amaboko y'abantu. Ni Imana yonyine ikoze ibyo. Buriya Imana, buriya bwoko ntabwo bwagombaga kuva Egiputa Farawo atabonye ukuboko kw'Imana n'imirimo y'Imana Imana yavuze. Imana ishimwe bashumba. Reka mbabwire, natangariye Imana. Iwacu mu rusengero hari umwana w'umukobwa. Reka mbabwire, ukuboko kw'Imana kurenza uko abantu batekereza. Kurenza uko abantu. Ye nasanze nta muntu buriya Imana, abantu bareba nk'abantu, ariko Imana ireba nk'Imana. Umwana w'umukobwa yabaye mu buzima kubera yaduhaye temwa yaje ubuzima yabayemo, ari akana gatoya. Buriya hari abantu bakurana ibikomere, yatabonye ababyeyi ngo babyomora ugasanga umuntu yinjira igikomere mu rugo kubera atabonye abantu. Icyo gikomere nukinjirana mu rugo uzacyubakiraho, uzubaka urugo rumeze nk'igikomere wagize. Imana ishimwe. Cyangwa ukabona umuntu afite ikintu akibayemo. Buriya no mu ingo dufite uyu munsi wa none, hari ubwo umugore avuga ngo ndagiye ngo nibura ngo amahoro ntabonye mu bwana nzabonera ku mugabo. Wenda ikawukonegita kubera utabaje n'Imana, ikawuta ku mugabo ufite ibikomere uti byawe. Nukuvuga mu yandi magambo, ni ibikomere bigiye kujya bigira gute? Bivirirana byose icyarimwe mu cyumba muri shambure. Ni ibikomere bigiye kuvirirana icyarimwe. Nukuvuga ngo navuga iki umugabo natekera umugabo akeneye kugira ngo abone umunezero ku mugore atabonye, nazana byandi uwabwiye ahubwo asanga afite ibikomere bimuruta. Bivuga ngo rero mbere na mbere dukeneye ngo Imana ibanze twubake, ibanze komori, ibanze kuvuri, niza iguha umuntu muzima, cyangwa ikubake, iguha umuntu ufite karagiteri uzihanganira. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo mwana w'umukobwa, Imana we ubuzima yabayemo, niwari umuntu yatugoye muri church, akantu gatoya, akantu kava ngo niwe bavuze. Kubera iki? Ubukene, ubuzima yabayemo. Yabaye muri hariya muri za ruhura zimwe za Nyamirambo, za zindi kera ibintu bitarahinduka, kandi
usanga burije kabaye muri rugo bafite icyo biti ikarito murazizi zazindi bajya baryamisha kugira ngo mbega bwire, ariko urumva ko yaciye no muri bwa buzima bwo hanze bw'isi. Umwana aza kuza, aza mu cace, arakizwa. Amaze gukizwa, noneho hari n'abakristo bo mu rusengero bakuze nabo bameze nk'abana batajya none ngo karango kagiye kuzimu, nabibaze no kuri kw'Imana. umwana yarakomeretse, yarapfuye, atangiye ngo burango kaje kugira ngo asenye urusengero rwacu ngo kagiye kuzimu. Hari abantu batagira amaso y'Imana barebera mu mubiri, bagaca imanza, bakanyeganyeza, bakanduza abantu, bagashwanisha abantu, bakagonganisha abantu. Mana we, kandi ubwo ngo bari mu binginzi. Intambara ziraza, mbona intambara, nditegereza umwana mbega yarahamutse, yarasubiye hara, ndamufata ntingwino turaganira abantu, buriya ndamufata mushyira ku gatuti, mubwira nti niba umuntu ufite umwuka w'Imana, ufite amaso y'Imana n'uyu mwana, Imana ishimwe, muvugira ku gatuti. Reka mbabwize ukuri, yarubatswe, yari yaratanye mwongera asubire muri bwa buzima kubera nta muntu yamwegereye, mubakira ku gatuti. Abantu n'uyu mukobwa ajya nsengera, n'uyu mukobwa babandi bavuga ngo ngakora n'abadayimoni, bakorwa n'izo ubwo pastor wacu yavuze birati nibyo, kandi ko byari byo. Niwe mwana w'umukobwa, nayo mbabwire uwo mukobwa nta hantu yarebaga, nta mwene sinzi. Nyina nawe yari yarahamutse ibikomere, yabaga mu cyaro, ari umupfu nawe unihira aho ngaho. Ariko niyo mbabwire, Imana ikora mu gihe cyayo, igakora ibitangaza n'ibimenyetso. Wa wundi wabona ko bitakunda, ngiye kubaho ubwo buhamya. Imana ihabwa icyubahiro. Umwana w'umukobwa akora ikintu kimwe, atangira gucuruza twa duherena two mu ntoki. Duherena muratona ibihumbi, aje muri twamuhaye ibihumbi birenze 10. Atangira kuvunguza bimire z'u Rwanda, murabimva n'amafaranga make kameme. Imana ihabwa icyubahiro. Arazunguza mu mujyi bitaragira. Umwana w'umukobwa mu gihe gito, mw'abantu b'Imana, naratangaye. Niba mu bakobwa beza dufite mu caca, mu myaka mike ubu ubasigaye ajya China akarangura kontineri. Ibi mbabwira ni ukuri, kontineri China, Dubai, ubu nubagiye Taki, twarazanye ajya muri Turiki. Uwo mwana w'umukobwa ejo wundi sinzi ibikoresho twagorga byo mu nzu y'Imana turimo tuvuga, arabanga ibi byose ndabibura. Barareba abagabo bicaye, reka mbabwize ukuri mw'abantu b'Imana. Yahoze ngo ndashaka kuzahindura ibintu byinshi ahangaha, ati kuko nibuka ahantu Imana yankuye, ati nibuka imirimo Imana yakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire inshuti yanjye, nta hantu Imana itagukura, nta hantu Imana itagukura, nta hantu Imana itagukura, nta kimana itakora. Imana ishimwe. Ubu ngubu iyo agenda mu muhanda, imodoka ziraparika, arimo yaba ngo uningura nguzi imodoka, ati abahungu batangira kuntinya. Ntoya ni favor y'Imana ikuriho, baraza babyigana haze, noneho wa wundi uzaza kugira ngo mukore ubushake bw'Imana. Iyo wubashye Imana ugashyira igicaniro cy'Imana muri wowe, Imana iguhindurira amateka, Imana ikora ibitangaza. Reka nkubwire, Imana ikohereza umucunguzi yinjira mu buzima bwawe, kuko Imana nasanze ibintu bibiri bikomeye cyane. Nta mahitamo wagize kugira ngo uze ku isi. Nta muntu yagize amahitamo ari ahangaba ngo naje ku isi kuko nabitekereje. Nta n'amahitamo nagera kugira ngo ejo uzagire gute uve mu isi. Tubonye abantu bakomeye benshi muzi barimo bacaho, igihe kigeze urataha, urapfa bakagushyingura. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko ikintu gifite icyo kibwira Imana, ni umuntu ukora mu bwami bw'Imana, ni umuntu ufite umutima wo gukora ubwami, amenya aho yavuye akavuga ngo navuye muri ibi ngibi,
navuye muri ibi, hari ikintu ngomba kujya nkora mu bwami bw'Imana, hari ikintu ngomba umutima wanjye nkanyeganyeza Imana, nkakirigita Imana, nkabana n'Imana. Uwo muntu reka mbabwe ntabwo Imana ijya imwibagirwa mu buzima bwayo. Ndabarahiye imbere y'Imana, dore ndi imbere. Uwo muntu ntabwo Imana imwibagirwa, ngo n'urubyaro rwe ngo ntabwo izarwibagirwa. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Igitangaza cya 10 niho ngiye kurangiriza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igitangaza cya 10 29 mu gitabo cyo kuva 12 ngo mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo muri gihugu cya Egiputa, were ku mfura ya Farawo ariwe data we, wicara ku ntebe y'ubwami, ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina, n'uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibandura nijoro n'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose. Arabyuka yumvise ibibaye muri Egiputa, bacura umuborogo mwinshi, kuko ari nta nzu n'imwe itarapfuyemo umuntu. Nta nzu n'imwe itaragize gute? Itarapfuyemo umuntu. Ahamagaza Mose na Aroni iryo joro, arababwira ati nimuhaguruke muve mu bantu banjye, mwe n'Abanyayisiraheli, mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga, mujyane n'imikumbi yanyu n'amashyo yanyu nk'uko mwavugaga, mugende kandi munsabire umugisha. Samukiro cy'Imana. Ariko dukora iki barokore? Ndayumva ukuboko kw'Imana, ukuntu Imana igikora. Nyuma y'ibitangaza byinshi bitatumye yemera byose byabaye twagiye tuvuga, ariko Imana yagira ngo igire ikintu ikora. Imana yagira ngo yubake umutima w'Abanyayisiraheli, n'umubabaro bahagiriye hariya, n'uburetwa. Reka nkubwire, ibacice n'agasuzuguko k'Abanyegiputa, babone ko ukuboko kw'Imana kuri hamwe n'ubwoko bwe. Nshuti yanjye, uriya nta muntu uhangara umuntu Imana yashyizeho ukuboko kwe. Iyo ubigerageje uba wizanira umuvumo n'abawe bose. Mva, iki ni ibintu nzi, ni ibintu nabonye, ni ibintu nzi mu buma. Arangije iki gitangaza cya 10, ngiryo joro mu gicuku cya nyuma, hahandi ngo umuntu wese arapfusha, ngo uhereye ku mwami ukagira ko bita umutindi nyakujya. Siyo pastor? wa muntu bita uciriritse cyane, ngo mu kazi wa wundi ukingisha ibirere ibishwara. Zamura icyo cy'Imana torero, ngo uwo muntu wese agira gute? Arapfusha. Bashuma ngo arapfusha. Bivuga ngo Imana iravuga ngo cya gihe barira ababyeyi nabo bariraga, barizwa n'abana nabo bapfuye, nabo bari ababyeyi. Igihe namwe mwumve ko gutaka kubabaza, ngo hakorwa operasiyo iryo joro, ngo Imana yagenda ihera ku mfura yande ya Farawo, ngo Umunyagiputa wese iryo joro wese arapfusha. Ngo n'ufite inka, itungo, ayiwe, ngitungo. Ariko buriya muzi inka nziza babyeyi murabizi, ntimubizi? Uzi inka yapfushije ukuntu ivumeri yabira, hagaragara urusaku. Ayiwe data we, hagaragara urusaku. Lale makosa ramando. Byabaye nk'igihe cy'Nineve. Nineve igihe kimwe higeze kumvikanira urusaku, rurimo gutaka, bafite ibyo banihira, bafite ibyo barambiwe, kubera bari bumvise inkuru mbi ko igihugu kigiye kugira gute? Kurimbuka.
Haleluya. Ijambo rirambwira ngo umugaragu w'Imana Yona ngo ageze i Nineve, ngo aravuga ngo hasigaye igihe gito ngo Nineve ikarimbuka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yo ijambo rirambwira ngo abikora ariko yumva abikina ngo shamupfi, ariko ijambo rero ngo haboneka abantu bake cyane. Imana ishaka gukoresha igikoresha abantu bake bafite umutima w'ubwami, kandi izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Kandi mu mirimo ya Yona yagira ngo abwire abantu bahinduke bakizwe, ariko agenda amera nk'uwirataho. Ariko arabivuga kuko yaravuye muri pinisiyo y'Imana. Arangije ijambo ngo abantu bake bemera Imana b'i Nineve ngo bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa iminsi 3. Baravuga ngo mureke dutakira Imana, ngahari Imana yadukiza iki gisuzuguriro, ahari Imana yadukiza aya marira, ahari Imana yadukiza uyu mubabaro, ahari Imana yadukiza yadukiza iki gisuzuguriro, yadukuriraho urupfu mu gihugu, yadukuriraho umuvumo mu gihugu. Ngo umwami w'i Nineve ngo yumva urusaku, ngo yumva amajwi y'abo bantu bemera Imana, ngo ngabo wa mbere aravuga ngo ahubwo ngo twese twambara ibigunira. Imana ishimwe. Ngo umwami ngo yambara ibigunira, ngo n'abajyanama be, ngo n'abanyamasengesho, ngo aravuga ngo n'amashyo. Uriya muntu yakoze agashya abashumba, ngo n'amashyo ajye ngo bakingirane inka, bakingirane intama, bakingirane ihene. None n'ababyeyi bafite abana b'impinja ntibabaha amashereka. Ngo iminsi 3 ngo humvikane urusaku, ngo ahari Imana yadutabara. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo Nineve humvikanaga ibintu 3. Humvikaniraga urusaku rw'abana bari innocent, badafite icyaha, bavuga ngo turashaka konka. Imana ishimwe cyane. Hakongera hakumvikanira inka zitazi icyo zizira, ziboroga zabuza amazi n'ubwatsi. Imana ishimwe. Ngo haboneka n'abinginzi bane ngo Mana ntabwo tubyemera, ntabwo twemera igihugu cyacu kabadayimoni bakivogera, ntabwo twemera igihugu cyacu. Turashaka impinduka, turashaka umucunguzi, turashaka ubutabazi. Ngimana ngirebye gutaka kwabo kwa Nineve, ngimana iramanuka ngibakiza ibyago yari yabateje. Nshuti yanjye, nta muntu yatakiye Imana ngimana imwirengagize, nta muntu yatakiye Imana ngimana imureke, nta muntu yatakiye Imana ngimana iceceke. Ndagira ngo mbabwire, Imana yumvise gutaka kwa Zion Temple Manchester, ndetse yumvise n'ibitambo. Imana yumvise umuniho, Imana yumvise gusenga. Niyo mpamvu ibazaniye umucunguzi kugira ngo buri wese yinjire mu masezerano Imana yamusezeranyije. Uyu mwaka muzagira ubuhamya bwinshi kandi bwiza. Uyu mwaka muzabona ukuboko kw'Imana muri Manchester. Reka mbabwize uko muzabona impinduka y'ibintu byinshi, muzabonesha amaso yanyu, kubera ni igihe cyo kugendererwa kwanyu. Birasaba ngo mube maso. Igihe cyo kugendererwa abantu baba maso, igihe cyo kugendererwa abantu barareba. Ni igihe cyo kugira ngo mugendererwe, kugira ngo niba ugenderewe, kugira ngo ugire ibintu uvuga ngo ni igihe cyo kwakira kwacu. Nineve iratabarwa ku bw'abo bantu batakiye Imana. Imana ishimwe. Farao arabura ngo nimugende, ariko abantu bapfuye. Aravuga ngo na bya bindi byose mu bitware, na bya bindi nababuzaga, n'amashyo yanyu n'inka zanyu n'amasambu bambe n'imbuto zari zeze. Imana byose mu bitware. Imana ihabwa iki mu bitware? Mugira gute mu bitware? Nta kundi byagomba kugereka. Imana yabanize, Imana yabakangaye. Uyu mugoro Imana igukangare ikintu kimaze iminsi kiguhagarara hejuru. Imana igikangare, gikangare iri joro Imana igikangare, iri joro Imana igikangare. Ijya Imana igikangare. Cya kindi wana kitakundaga Imana igikangare, cya kindi wana kitemera wa musozi umazeho igihe, Imana ugukureho, kubera ni Imana ikangare.
itabara, ni Imana ihindura amateka, ni Imana ivuguruza abami, ni Imana ikenyuza abami, ni Imana ishoboye. Ndafashijwe Imana. Imana yemera kiza abantu, ndimo ndabona Imana ikiza abantu. Wow, haleluya. Ngarangije ngaravuga ngo nimugende. Tekereza kuko Imana yamucabase, Imana yamukangaye, Imana yamunize. Kuva 14 ngo baragenda ngo bageze imbere, ako ndaratangaye. Ngaravuga ariko tuzabaho duti. Aba bantu ukuboko kw'Imana turabizi nibo batumaga umucyo tubaho. Buriya nubwo abantu bigisha nkana bazi ko muri umucyo wabo. Barabizi. Abantu bisha ibintu babizi, bazi ko muri urumuri rwabo. Ngo ni mugende bageze mu nzira ngo aricara n'abagenero. Abantu nitubareka nibandi bazongera kuduhingira. Abantu nibatureka tuzabaho duti. Koro imyaka 100 ni myinshi. Iki cyuho cyawe nibandi bazagihagaramo. None dore bose baragenda ibyabo. Reka twohereze battalion special. Igende mubafate mubagarure bose basubira hariya. Imana yakoze abantu ntago bajya bumva. Imana igikorakora abantu bagasigara basinziriye. Ntibarebe amatwi ari mu rupfu ntabwo ajya yumva mu abantu b'Imana. Amatwi ari mu rupfu ahora amenyera Imana. Abantu bamenyereye Imana. Ariko nagira ngo mbabwire, ntabwo Imana imenyerwa, ni Imana yihagije, ni Imana ishoboye. Ntabwo Imana ijya imenyerwa nubwo abantu bashaka kuyimenya, ni Imana itamenyerwa. Iri hejuru y'ibintu byose. Imbaraga z'abapfumu irazirangiza maze ibereka kuko kwayo gukomeye. Bageze mu nzira bagiye kubafata. Umurongo wa 13 n'uwa 14 ku gitabo cya 14 haravuga ngo abantu babonye amafarashi ya Farawo, babonye ingabo zije kubafata, barebye inyanja imbere yabo, barebye iburyo n'ibumoso imisozi, ngo barataka. Banga barongera abantu baratatse mwa abantu b'Imana. Niho nshoreje umva ukuntu havuga. Mbabashumva ukuntu havuze. Ngo bamaze ngo Mose asubiza abantu ati mu 13 ngo mwitinya mwihagararire gusa, mwirebera agakiza Uwiteka ari ubazanira uyu munsi, kuko abanyagiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwisheshekere. Uwiteka ari bugire gute? Ari bubarwanirire. Nagira ngo mbabwire intambara ni y'Uwiteka. Nta mwana w'umuntu yakurwanirira nabi, ahubwo akagusubiza inyuma. Ariko iyo Imana ije kukurwanirira irangiza na karande na twatundi twose, na twatundi umaranye imyaka 100, na wa mugongo na bwa burwayi, ayiwe na ya majwi na bya bindi bavuze ngo ntuza. Imana ikarandura byose. Abantu ngo humura tuza umutima, ndi ubarwane. Aba banyagiputa mwabonye uyu munsi ntimuzongera kubona ukundi. Ngo Uwiteka ari ubarwanire mushumba, ari ubarwanirira kandi ugiye kubibona. Amashi ku mwami wacu, ari ubarwanirire. Umva igitangaza kindi cyongeye kuba. Ngo bagiye kubegera ngo bamwe ngibabera umwe, ngo marayika ari imbere yabo ngaraza inyuma yabo. Bamwe babera iki? Umwijima, abandi babera umucyo. Ngo bageze ku nyanja ndatangara, ngabwira Mose ngo nta kindi nakubwiye, tungiri ya nyanja itukura utegeke irumva. Reka mbabwire barokore, ibintu byose bifite amatwi. Namenye ko ikintu cyose gifite iki? Gifite amatwi. Uburwayi bufite amatwi. Reko pasikaya. Ezekiel 37:7 haravuga ngo nuko mpanura uko nategetswe, ngo ngihanura ngo n'ubutaka ngo buhinda umushitsi. Ikintu cyose gifite amatwi. Inda iri mu burwayi irumva ijwi ry'Imana. Ubutayu burumva. Amafaranga arumva.
yo ibintu byose birumva, ubugumba burumva. Ntabwo uriya hari ibintu byinshi. Iyo ufite ubwami bw'Imana ntabwo uvuga byinshi, nta totoroji. Elisa abwira umushinwa ngo umwaka utaha uzaba ubyaye, ntabwo ari byinshi yavuze. Imana ihabwa icyubahiro. Abwira Hana, Imana isabwe iki umutima ushaka, ntabwo yavuze byinshi, kubera yasizwe azi ubwami buri muri we, akorana n'ubwami, ntabwo avuga byinshi. Ntabwo tugomba kuvuga byinshi turi abana b'ubwami. Hari ibyo tubwira bikumva, hari ibyo tubwira ibintu bikumva. Imana ishimwe cyane. Kandi uko ni ukuri. Ngo mu gicuku cya nyuma, haleluya, niko ijambo ritubwiye. Umva ukuntu byagiye, niho ngiye gusengeramo. Umurongo wa 24 ngo 24:14 ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka, ariko ndatanga, umva mwabyime, ngo mu gicuku cya nyuma ngo Uwiteka yitamurura mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Iri joro, iyi tariki ya 21, Imana igira ibintu yitegereza. Imana igira gute? Igira ibintu yitegereza. Bya bindi urambiwe, bya bindi ubwiye Imana igihe, bya bindi uririye, bya bindi bikunanije, bya bindi wingingiye, bya bindi uvuze, bya bindi uhamagaye, bya bindi warebaga nk'imisozi, mu gicuku cya nyuma hari ibintu Imana igiye kwitegereza, hari ibintu Imana igiye kureba, kubera wabirambiwe n'Imana yabirambiwe, kubera Imana yumvise iki? Gutaka kwanyu, kandi ikabibohereje umucu. Hari marayika aje kukurwanirira, hari marayika aje kugushyitsa mu mwuzuro, hari marayika aje kukugeza aho ushaka guhagarara, hari marayika Imana izanye ku buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ngo mu gicuku cyane ngo yitegereza ingabo z'abanyegiputa. Uyu mugore Imana yitegereza umwanzi yakuzengereje, umwanzi Satani, umwanzi Satani yo iri jambo ngo akura inziga ku magare yabo, bituma akurukira aruhijwe cyane. Abanyegiputa baravuga bati,
duhunge abisiraheli kuko uwiteka abarengera akarwanya abanyegiputa. 6 uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi yabo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke, inyanja isubizwamo guhurura kwayo, abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira ahayo, arengera amagare n'abahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye abanyayisiraheli. Ntiharokoka n'umwe muri bo. Imana ihabwa icyubahiro. Barokore inshuti z'umusaraba, dukomereye Yesu amashyi menshi cyane. Ndagira ngo dusengere isengesho. Hari ibintu Imana irambiwe, hari ibintu Imana irambiwe ku buzima bwawe, hari ibintu Imana irambiwe nk'uko birambiwe, kuko ni Imana ishoboye, ni Imana yihagije, ni Imana y'imbaraga, ni Imana yuzuye gukiranuka kwayo. Reka dusenga Imana. Mana yacu, turagushimiye. Turagushimiye kubaka abasenyutse. Imana irimo irubaka imitima yasenyutse. Imana irimo irahoza abariraga. Lile ma consire mando contrai. Imana irimo iratanga ihumure mu mitima. Imana irimo irahoza abafite ibikomere byanze gukira. Humura, Imana yumvise gutaka kwawe. Imana irimo irakiza imitima n'indwara z'imibiri, kubera ni Imana ikiza indwara n'imitima. Humura, Imana igiye kukuremera ishimwe aho wasebeye. Imana igiye kukuremera ishimwe ku byakurizaga. Imana ntabwo uzongera gusuzugurwa n'abanyamahanga cyangwa bagutukaga. Hari uburinzi bukomeye Imana ishyize ku buzima bwawe, hari ubutabazi bushya Imana ishyize ku buzima bwawe, hari ihumure rishya Imana ishyize ku buzima bwawe, hari amahoro yasohokaga mu mutima ugahora wikanga baringa, ntabwo bizongera, kubera Imana. Ndagira mbabwira ngo ntabwo umuntu yambuka Yorodani kabiri, ikigerezo waciyemo ntuzongera kugicamo. Humura, kubera Imana y'amahoro irangiye iryo shuri utinzemo igihe. Imana y'amahoro iguhaye favor ku byatumaga utishima, kuko ni Imana igitanga ibyishimo ku babuze ibyishimo. Urakoze Mwami Yesu. Humugisha iri torero Zone Temple Manchester. Bahumugisha, uhumugisha ababyeyi, uhumugisha abasore, uhumugisha abapapa, uhumugisha abashumba batwakiriye. Turavuze ngo Mwami, fungure amasezerano y'iri torero. Komeza abashumba n'intama wabahaye. Bagure bundi bushya muri projet zose bafite muri uyu mwaka z'ibiterane bitandukanye. Ubashyigikire, kuko uri Imana ishyigikira ubwami bwayo. Ubaho umugisha, unezeza imitima yabo, kandi buri cyifuzo cyose wese ugifite Mwami. Urakoze kuko ucyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha, murakoze. Amen. Haleluya. Murakoze cyane mushumba. Imana ibaho umugisha. Turanezerewe cyane. Tujye kurangiza amateraniro yacu. Muraza kwihangana abakozi b'Imana umwanya muto. Pastor Freddy afite icyo ari buganire namwe. Reka dusabe umugisha kugira ngo Imana ibane natwe, kandi dusabire umugisha abashumba baje kuduhesha umugisha n'abakozi b'Imana bavuye Coventry. Reka dusenge.
Uwiteka Mana turagushimye tuguhaye icyubahiro kubw'umugaragu wawe watuzaniye hano Manchester Mana. Tugushimiye ijambo ryawe twakiriye, tugushimiye ibisubizo twakiriye. Abateraniye hano bose buri wese yakiriye umugisha uguturukaho. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, imbaraga zawe no gukomera kwawe biratangaje Mwami Mana. Twakiriye Mwami Mana ijambo ryawe mu mitima yacu. Turagushimira kubw'ibyiza byose ukoze ku buzima bw'abagaragu bawe bose bari bicaye hano n'abajakazi bawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ugenda inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo usohoze icyo wavuze ku buzima bwa buri wese Mana. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira kubw'umugaragu wawe watuzaniye Mwami ngo atubere umugisha. Tumusabiye umugisha uva heraho mu ijuru. Turamusabiye kugira ngo umugirire neza. Iminsi yose amara hano mu Bwongereza ahabwa umugisha uva hera hawe Mana. Agubwe neza kandi akomeze kubera umugisha benshi cyane Mwami Mana. Mukingurira imiryango iyo umwaka ushize itakingutse, muri uyu mwaka ikinguke. Umuhuze n'abatahuye nabo mu mwaka ushize. Umukoresha imirimo irenze iyo wamukoresheje umwaka ushize. Iminsi yose amara hano ihinduka iminsi y'umugisha kubwe no kubw'itorero rya Kristo ndetse no kuba ataramenya Imana. Mwami Mana, reka kubaho ko hano mu Bwongereza guhinduka umugisha kuri benshi cyane. Tumusabiye umugisha n'umuryango yasize inyuma wemeye kumutanga ngo aze ahinduke umugisha mu Bwongereza. Reka Mwami Imana itorero n'umuryango bahabwa umugisha uva hera hawe. Komeza abagaragu bawe bavuye Coventry, tubasabiye umugisha kuko baje kubana natwe. Ubagirire neza Mwami Imana. Nibakomeza kubana natwe hano Manchester, ubahera umugisha muri Manchester. Kandi bafata urugendo basubira Coventry, ubajyana amahoro Mana. Ukomeze kubana natwe twese, ubwoko bwawe ubuha umugisha mu izina rya Kristo Yesu Umwami. Amen, amen.